akaza neza kuri ni Rwanda nk'ibisanzwe ngende nene ni buri mushyashya ndakwakiriye kandi ni buri musangwa ndagushimiye kuba wongeye ukagaruka ni buri mushyashya rero utangiye kuri video nziza uko uyu munsi tuba turi kwiganirira tubisanzwe ku bintu bisanzwe by'ubuzima abantu benshi bakunda kuzana baje kureba ku bijyanye n'ubuzima muri Canada uko wahaza ibyiza ibibi n'ibindi nk'ibyo ariko ntabwo ubuzima bwose bushamikiye kukuza muri Canada hanze ya Canada hari ubuzima kandi niyo ugeze muri Canada ntabwo aba ari iherezo rya byose mbere na mbere rero mbere yo kumvuga kuri video uyu munsi ndagira ngo mbashimire kuri support mumaze iminsi munyereka video mperutse gukora ariko nujya nkora video nkayiposting ubundi nkigendera mu kazi mu biki n'ibiki nazagaruka hashize iminsi nkasanga rimwe na rimwe mwantunge mwayirebye mwayikunze mwakomentinze ubundi nkasanga ntabyo mwitayeho so iriya video nakoze nzi ko nta bintu byatari ariko mwanyeretse umukundo I'm so humbled ndabashimye ukuri ntabwo mwumva agaciro biba bifite iyo ufashe umwanya wawe ukandika message unshimira untera courage bifite igiciro kinini kandi ikindi tugeze kuba subscribers 15,000 that's huge that's big hari ukuntu ku mubare gutyo ubona ari bake ariko iyo ntekereje umuntu anyicaje imbere y'abantu 15,000 sinzi icyo nababwira sinzi uko nakwifata simbizi mbese muri make thank you mbukiye ku mutima hanyuma nagira ngo nkore special thanks hari abantu twatangiranye kuri YouTube mva ndi kuvuga wagira ngo nujuje abantu 100,000 ndabizi ko ntarabageza ariko this is big ko ntabwo nari nzi ko tuzagera hano natangiye iyi YouTube ari nka diary cyangwa akajano kanjye nzi ko nta muntu ujya ubireba haza abantu 5 cyangwa 10 bikitambukira ari nka memories cyangwa ari ibintu ndi kujyamo gusa nkabishyira aho ngaho ariko doraho tugeze rero abantu twatangiranye banteye kuraje kuva nyitangira kugeza ubu ngubu abantu bansupportinga abantu bankunda baba bamvugira no mu comment y'ibintu bitameze neza abantu nyine bazi ko ntago ndi perfect bazi ko nanjye ndi umuntu nk'abandi ndanshobora kwibeshya yenda nshobora kuvuga nabi narakaye yenda nshobora kuzana ndi muri mood itari nziza ariko no matter what bakaba banshyigikiye bakaba mbese nyine ari nkaho ari inshuti nyanshuti zandi zibana nayo mu bintu byiza mu bintu bibi babanye nanjye ndaho umuntu uturutse iyo ntazi muri byo nta muntu umuzi nkaza nkumva nshobora gufata kamera nkavuga abantu bakanyumva who are you ariko aho ngaho banyizeye nyine batazi n'icyo ndicyo so ndabashimiye cyane ntabwo nshobora kuvuga amazina hari amazina nzi mu mutwe ariko nyavuze hari abandi twatangiranye ntavuga bikabababaza ariko muri izi my G's iryo ni ijambo mva murazi muri izi muri comment buri gihe mwa murimo muralikinga murakora iki pe nukuri rwo mu nkunda Imana ibaho umugisha ibakubire mega mwakoresheje umwanyonyo mwakoresheje thank you so much reka tunyire kuri video uyu munsi rero nanya ngo tuganire muzanye tuganire n'abantu bashyashya muri Canada bakiza cyangwa abantu bagiye kuza mu minsi iri imbere kwitegura nakantu gato yendi video ntago ari kuvuga ngo nabantu gusa baje muri Canada ariko nabantu iyo wimukiye ahandi hantu erega niyo uvuye mu cyaro tuvuge ukazi Kigali wahabonye akazi cyangwa wahabonye ishuri cyangwa ibintu nk'ibyo hari igihe biba ngombwa kubanza kuba mu muryango kubanza kubana n'undi muntu mu gihe uri gushaka accommodation yawe mu gihe uri gushaka aho uzaba wowe ku giti cyawe hari igihe uba mu muryango cyangwa mu nshuti rero imyitwarire wifata uko witwara aho hantu bakwakire muri icyo gihe ukeneye abo bantu ni ibintu byangombwa ko bishobora kugufungira inzira cyangwa igafungira inzira abandi bantu urugero muri Canada abantu bakiriye abantu bashyashya bakiva mu Rwanda ariko ubu ngubu nubwo wamuiki ntago ashobora kongera kwakira umuntu ukiza kuko yamubereye umutwaro kuko igifashe nabi bigatuma yicuza impamvu yamufashije hari n'abantu bashaka kuza kandi ko nshaka kuza wazancumbikiye wazakoze iki ugasanga aba diaspora benshi bari reluctant cyangwa ntago bari kubyiyumvamo cyane kubera bafite experience mbi mu gihe bafashije umuntu cyangwa bazi abanyarwanda ukuntu bamera akaba atashaka ibyo bibazo
so ndagira ngo tuganire njye nuko mbyumva, nyuma muri comment mwe mushobora kwandikamo uko mubyumva nuko mubibona, ariko kuri njyewe inama nakugira niba ugiye kubana n'undi muntu mu gihe wimukiye ahandi hantu, ushobora kuba wanagiye Bugande cyangwa wagiye ahariho hose ugiye hatari iwawe kandi hatari iwanyu, ukaba ugiye kubana n'undi muntu, ndashaka tuganire njye uko mbyumva ibintu ugomba kwirinda n'ibintu ushobora gukora. Uyu munsi rero ndaganira ku ba host, nako kuri abo bantu baje kubaho hantu, yenda ubutanzanabwira n'aba host nabo ukuntu bakwifata kugira ngo umuntu umwakire neza agubwe neza, ariko uyu munsi reka tuganire kuri abo bashyitsi. Ikintu cya mbere njyewe numva please twakubaha, ubuzima burahenze. Nkunda kuvuga ngo ubuzima burahenze, abantu bagashaka kumva ko mbikabiriza, ariko ubuzima burahenze kandi ndabizi ko atari mu Rwanda gusa, ubuzima burahenze ahantu hose. Umuntu aba afite amafaranga ari bwinjize, abazi ukuntu yabipangiye kandi biba bijyanye, niba yibana abaza amafaranga za spending ku kwezi, niba afite abana, niba afite umugabo, baba bafite budget, buri muntu aba afite budget. Rero iyo hiyongeremo wundi muntu, kuko ntuye muri Canada ndagendera muri Canada, ariko buri muntu aho atuye ashobora kugendera kuri aho ngaho atuye. Ushobora kuza hano amazi n'umuriro, ibintu nsanzwe nkoresha nzi ko ku kwezi ntarenza aya ngaya, ku biryo ntago ndenza aya ngaya, transport yenda essence ntago ndenza iyi ngiyi. So iyo ubuzima buhenze gutyo biba byiza yuko niba ngucumbikiye gerageza hasi kugira ngo ugere nanjye ikintu mfasha. Hari ukuntu wakira umuntu akakubera umutwaro ukagira ngo ni umwana uje kwiyongera ku bandi bana bawe, like just ifate nk'umuntu mukuru, ibwirize. Niba umuntu agutije imodoka kugira ngo ujye gukora course zawe, garura imodoka washyizemo essence. Niba akunda kukujyana ahantu, jya umugurira essence, cyangwa uvuga ati reka ducanga nkugurira ko kurya, ugasanga umuntu mwirwanye mu makurse yawe, ariko ntushobora gutekereza ngo reka nkugurire ibiryo, reka nkugurire ako kunywa, reka ngire gutya. Ugasanga mu rugo ahuba, niba ariko abantu benshi bakuze bazi ko bagira abakozi, ntago mbiza, kugasanga umuntu ahantu bamucumbikiye ajya muri douche, nta munsi n'umwe uzamubona yogeje douche, ararya isana akayisigariya. Ntushobora kwibwiriza ngo wogereze n'abandi, ibwirize nyine ugire ukuntu at least uwo muntu wakwakiriye hari effects uri bumugire mu kumworohereza ubuzima. Ujye ubyuka rimwe wibwirize, ukora amasuku, vacuuminge, ukubure, ugira iki. Niba afite abana, aho kugira ngo yirirwe azengurukana nabo, hano nta mukozi ufite usigira abana, ukofanya ukavuga ati nta kibazo, uyu munsi ndabasigiganira abana, namwe mugende muhavinge fun. Niba mwagiye muri restaurant, ofaringa nawe kuba waparticipa muri iyo restaurant, muri bill y'iyo restaurant. Nyine wikigira nkaho uri umwana ufite imyaka 5 waje kuba hano, ubwo umuntu wa ghostinze yabyaye yigo akwishyurire itike, akugurira ibiryo, akumesere, agutekere. Icyo kintu cy'isuku nacyo ugasanga umuntu ntago ajya yibigiriza igihe cyo koga, amasogisi aranuka, ntabwo ajya amesa. Niba aryama ku ntebe ugasanga intebe isigaye inuka, niba ari icyumba bamuhaye nta masuku arimo. Sorry, habaye akabazo kari tekinike, tugeze aho ngaho ku masuku, ugasanga umuntu nta masuku agira, ugasanga mbese nakavuyo. Reka ujye utekereza hanze yawe, utekereze ubu yaba ari njyewe nakiriye umuntu, nakwifuza ko yitwara gute, nakwifuza ko adakora iki, nakwifuza ko yitwara gute, ibintu nk'ibyo. Kandi hari abantu baza hano ugasanga bavuga ngo babakiriye, ngo barabatesheje, ngo babafashe nabi. Kubera iki? Kubera ko yamusabye service, kubera ko yamubwiye ngo uze kumfatira abana ku ishuri, kubera ko yakubwiye ati uze kunyogereza biriya byombo, cyangwa uze kunkorera gutya na gutya, ngo bakugize umukozi. Come on now, bakugize umukozi gute kandi baguhaye ahantu ho kuba? Eka ne kubijyamo cyane. Ikindi kintu navuga ni ukwibuka kubaha space y'abantu, ku respectinga. Nuvuga ngo niba nakuzanye iwanjye yigo nakubwiye ngo feel free, feel at home, ariko ntago bivuze ngo niba at your home ugira akavuyo ukazane hano. Ugasanga umuntu yaje twamugenda twumvikanye, azamarana igihe kigana gutya, and then icyo gihe kirageze, ntago wibwirije gutaha, cyangwa ntago wibwirije gushaka ahandi hantu, ukagira ngo navuga gute, ukagira ngo mwumvikanye kuzahaguma igihe kidashira. Niba twarumvikanye ati uyu mukiye muri Canada uzaba hano amezi 2,
amezi 2 nashira uzaba wabonye ahantu hawe ho kuba, amezi 2 agashira, 3 agashira, ntuze kumbwira ati yenda sindabona inzu yenda ibintu bimeze gutya, nkabona wigize nkaho nyine twabaye aba roommate kandi icyo kiganiro ntabwo twakigiranye, ntabwo uko byagenze, cyangwa wari waje gusura umuntu waraye hanyuma se utegereje ko bakubwira ati kwa mbere taha, utuye aho ngaho niba waje kumusura muri weekend kwa mbere arakarabye ari kwereka ko agiye kujya ku kazi, ntabwo uri gusohoka ngo afunge, nyine ntugatinze ahantu wabaye umushyitsi, jya umenya igihe cyageze cyawe cyo gutaha, sibyo ntutegereze ko umuntu akubwira ati taha kuko biragora kubwira umuntu utaha, ariko wibangamira abantu, ibwiriza igihe cyo gutaha igihe cyageze. Ikindi ugasanga ndagucumbikiye, umunsi umwe numvise polisi iramamagaye ngo iwanjye ngo hari urusaku, ngo abaturanyi ngo bavuze ko hari urusaku ibiki n'ibiki, ni ukuvuga ngo ngenge najya ku kazi wowe wasigaye uri guhostinga party, wazanye abantu mu rugo rwanjye utambwiye utansabye uruhushya, what is that? Ikindi ugasanga umunsi umwe ndatashye ibintu byanjye byo mu nzu byose wabihinduye, who do you think you are? Intebe yanjye iba hano, ntashye nsanze wayishyize hano, respect nyine ibintu ukuntu wabisanze. hari kuri Notre Dame, nize kuri Notre Dame hari icyapa cyabaga gutyo kinjira kugira ngo iyo winjiye ahantu wubahiriza ibyo wasanze. Niba niba uje mu rugo rwanjye ugasanga ngenge ntaha saa 4, nta kintu, ntago mbona impamvu wowe wumva kuzajya utaha saa 7 z'ijoro. Njye natashye saa 4 kandi mvuye ku kazi, ariko wowe utashye saa 7 sinzi aho wavuye, sinzi aho wiriwe, utashye wasinze, ushuzanye urusaku, uje wakoze iki. Nyine behave, iyo ugeze ahantu urabanza ukicara ukiga abantu. Njye rero nkunda kwiga abantu, ngira ngo niyo mpamvu nize na psychology, ko nkunda kwiga abantu ukuntu bifata, nkamenya, nkashaka kumenya ese bifashe gutya kubera iki, ese iki gihindutse bakwifata gute, ibintu nk'ibyo. Rero nawe read the room, read the environment, environment nyine, environment yawe. Niba ugeze ahantu iga ngo ese hano amategeko yaranga nayahe, ese hano hano bitwara gute, niki bakora niki badakora, byige none nawe ushaka ukuntu ufitinga muri lifestyle yabo, right? Yose ndi kuvuga bava mfite amasaha make ngomba kujya ku kazi nakerewe, ariko nizere ko iyi video uvanyemo kimwe cyangwa 2 cyangwa 3, hanyuma muri comment please feel free namwe mutubwire uko mubyumva, niba hari aho nabeshye, niba hari ibikabyo, niba hari ibyo nibagiye gushyiramo, ibe forum tuganire nyine, kuko abanyarwanda ntabwo tugira umuco wo kubwira umuntu yakubangamiye, ukuntu biceceka bigatangira kubyara amakimbirane, akazagenda n'ubucuti bwanyu bukarangira, bukavuga ati mfirumviye aha, undi nawe akagenda babaye ngo ntiwamufashe neza. So let's talk about this, aba diaspora cyangwa abantu baba mu yindi mijyi bakiriye abandi babo bo mu muryango. Murakoze rero, nawe utaha. Ciao ciao.